ngira ngo iki ni igice cya gatatu. Uyu munsi wa none ndagira ngo dukomeze tuganire ku bigendanye n'imyizerere abantu hirya no hino ku isi bakomeje kwizera, ndetse no ku bigendanye n'imbaraga mbi, imbaraga zitwangiza. Rimwe na rimwe ugasanga hari abatabifiteho ubumenyi cyangwa se hakaba n'abandi babizi ariko iyo myizerere bo batayigenderamo. Cyane ko sosiyete nyinshi ku isi zizera ibi bintu, zifite iyi myizerere igendanye n'imbaraga zitwangiza ariko zitaboneshwa amaso. Yasi yindi yo mu buryo bw'umwuka, mu buryo buri spirituel. Yego wenda wowe ushobora kuba utabyizera, wumva ari ibintu biraho, ariko hirya no hino ku isi hakomeje kugaragara ingero ndetse n'ubuhamya bufatika yuko koko ari ibya nyabyo. Kugeza ubu narababwiye ngo siyanse ntiyari yabyemeza, cyane ko hirya no hino ku isi hari ibintu bigenda biba, hari inkuru zigenda ziba kandi zitangaje, ziteye n'ubwoba, ariko abanyesiyanse bakabura aho bahera babyemeza. Ariko n'ubundi biba byagaragaye, ingero ziba zagaragaye. Ni ibintu rero bikomeje guteza urujijo, ndetse abantu benshi ntago babivugaho rumwe, cyane ko abafite imyemerere benshi ko hari indi si tutabonesha amaso, hari ibintu bigenda bitwemfluwansa bitewe n'imyitwarire yacu tugenda tugira buri munsi, bikatugiraho ingaruka nziza cyangwa mbi. Ahangaha rero twavuga cyane cyane amadini y'Iburasirazuba bw'isi. Twavuga nka Hinduism, murabazi abahindu, Buddhism, Traditional Chinese Religion, amadini y'imico gakondo menshi yo muri Afurika, Amerika y'Amajyepfo, Oceania n'ahandi bemera iki kintu twita negative energy, cyangwa se imbaraga zishobora gutuma ubuzima bwacu bwangirika bitewe n'imyitwarire yacu. Uyu munsi rero ikintu ngiye kubabwira, hari ibintu bitanu ugomba guhita ukura mu nzu yawe vuba byihuse, kuko ngo ni ibintu bibi cyane. Kuba ubibitse bikaguma mu nzu yawe ni ukwikururiraho akaga gakomeye. Reka tubicemo twihuse, uragenda umenya n'impamvu bitakagombye kuba bikiri mu rugo rwawe. Nakubwiye ngo kuba wowe waba utabyemera ibyo nta kibazo kirimo, ariko hari ingero nyinshi ndetse zimwe na zimwe nagiye nzibagezaho kuri icano. Video narazikoze n'ubuhamya bwinshi butandukanye ntari nabagezaho, ndimo mbibategurira byose kugira ngo bizabagereho. Wowe upfa gukora subscribe gusa, kuko ahangaha niho nzajya mbabwirira za nkuru ziba zidasanzwe, zidakunze no kuvugwa cyane, ariko ziba zihishe ibintu bya nyabyo. Ikintu cya mbere rero uba utagomba kugumisha mu nzu yawe, niba kirimo ugisohore vuba byihuse. Buriya ngo kugumisha ibi bintu mu nzu, mu rugo rwawe, bigukururira imyaku mu rugo, bigukururira amahirwe make, inzozi mbi, kurara ushikagurika bya hato na hato, intonganya no kuba ibintu bihora bizamba iwawe, ndetse no kudatera imbere. Ikintu cya mbere ngo ni ukugumisha iwawe mu rugo isaha cyangwa amasaha yapfuye. Urabona hari ukuntu isaha iba idakora, yarahagaze, yaba iyo bambara ku kuboko cyangwa se za zindi bamanika muri salo, apfa kuba ari ikintu gusa kibara igihe. Buriya ngo kugumisha isaha iwawe yapfuye, idakora, yarahagaze, mu buryo buri spirituel, ngo iriya saha ihagarika ubuzima bwawe, iterambere ryawe. Buri ikintu cy'amasaha mujye mucyitondera. Ejo bundi mu bice byabanje nababwiye ukuntu isaha atari na nziza buriya kwihamo gift umuntu ukunda. Ibibi byabyo ngira ngo mwarabimenye, kuko ngo buriya ni nko kubarira igihe uwo muntu ukunda, igihe asigaje kubaho. Murabona ko rero ibintu by'amasaha ni ukubyitondera cyane. Ahangaha rero batubwira ko isaha yapfuye iwawe, ubwo nyine n'iterambere ryawe riba ryarapfuye, mu yandi magambo riba ryarahagaze. Bagakomeza bakubwira ko ibyiza, fata iyo saha uyikoreshe cyangwa se uyijugunye, uyisohore mu nzu yawe, nibwo buryo buzima bwo gukomeza ukabaho neza. Reka igihe rero cyere guhagarara iwawe. Ikintu cya kabiri ugomba kwirinda iwawe gutunga, irinde kugumisha mu nzu miruwari yamenetse. Hari ikiganiro nabakoreye kiri kuri icano, mbabwira ukuntu buriya miruwari ifatwa nk'amarembo ashobora kwinjira, ashobora guhuza iyi si yacu n'isi y'iyo myuka,
ari naho batubwiraga ko ari amakosa akomeye kuraza miruwari, kwa kundi miruwari iba iguprojegiseho uryamye mu masaha ya nijoro ashyira saa 8, saa 9, saa 10, ushobora kujya gushiduka uri kurebwa n'ikintu utari witeze kandi gikoresheje iyo miruwari. Ariyo mpamvu bamwe cyane cyane abakobwa nibo bakunda kubikora, nibo bakunda kuba bazifite. Iyo bagiye kuryama barazitwikira cyangwa se bakayihindukiza ku buryo ibitabarebaho. Ahangaha rero bakomeza batubwira ko gutunga miruwari yamenetse, aho yamenetse hashobora kuba umuryango w'izo mbaraga mbi, w'izo mbaraga zitugiraho ingaruka, iyo myuka mibi ishobora gucamo itugeraho. Kuko twabibonye ko buriya ngo miruwari ntago aba ari ikintu kiri aho gusa ngo cyo kwireberamo, ahubwo mu buryo buri spirituel miruwari ivuze ikintu kinini kigari. Ikintu cya gatatu rero ni ikintu cyo gufata umukubuzo ukawukubuza hanze, warangiza ukawukubuza no mu nzu. Aba bantu cyangwa se izi sosiyete twagiye tubona, ibi bintu ntago babyemera, babifata nkaho buriya ngo umukubuzo wakubuje hanze uba urimo akavuyo, imyanda n'ibibazo byose, negative energy byo hanze byose, ngo nta mpamvu yo kubyinjiza mu nzu. Rero ngo ni byiza kugira umukubuzo ukubura mu nzu ukagira n'ukubura hanze, ngo nta mpamvu yo kwinjiza ibyo bibazo biturutse hanze ngo byinjize mu nzu. N'inaha iwacu hari abantu babikora kandi bakabyitaho. Ngira ngo mu gice cya kabiri bwo nababwiye icyo gutizanya umukubuzo uva mu rugo rumwe ujya mu wundi, nabibagiriye muri detaye, mbabwira ibibi byabyo, mbihera imuzi. Uze kugenda urebe igice cya kabiri, byose birimo. Ikintu cya kane ni ugukomeza gukoresha imyenda yacu, imyenda iba yarashaje, ya myenda tutagikeneye kwambara, ukagikoresha ukoropa cyangwa se uhanagura. Biriya bintu ngo buri murinaga mu cyobo, kuko ngo buriya iriya myenda nyine yarashaje. Kandi nk'uko twabibonye mu biganiro byacu byashize, umwenda umuntu yambaye uba uvuze ikintu kinini, uba urimo byinshi, uba warawucanye muri byinshi. Niba ushaje rero ufate uwutwike cyangwa se uwujugunye. Ari naho hahandi nababwiye ibigendanye no kuraza imyenda hanze. Nabwo mugende mushaka iki kiganiro, naragikoze kuri icano kiriho. Ikintu cya gatanu twihuse cyane, ngo ni kwa kundi uzana nk'umutaka, wenda wari witwikiriye uvuye ahantu, imvura irimo nko kugwa cyangwa se izuba, warangiza wagera mu rugo umutaka ukawinjiza mu nzu ufunguye, ukanawurambika mu nzu ufunguye, wenda ngo amazi aveho cyangwa se wumuke. Biriya bintu ngo ni bibi cyane. Niba ugeze ahangaha rero kuri uyu munota iyi video utarayikuramo, bivuze ko n'inshuti yawe ikeneye kumva iyi video. Ariyo mpamvu ukwiye kuyimusharinga nawe ikamugeraho, akamenya aya makuru. Niba utarakora subscribe kandi menya ngo aya makuru ntago akwiye kugucika, yikore nawe winjire mu muryango mugari hano kuri channel yanyu ari nayo yacu, Ibanga Entertainment. Naho muri video zikurikiye. Ciao, bye bye.